kubera iki hari ahantu hatuye abantu benshi babaye mu mubyigano ukabije nyamara hari ibindi bice bidatuwe n'umuntu n'umwe kandi ari ubutaka bunini cyane? Iki kibazo kiroroshye. Uyu munsi Ubushinwa bufite abaturage barenga miliyari 1 na miliyoni 400, nicyo gihugu cya kabiri gituwe n'abantu benshi ku isi hose, nyuma gato y'Ubuhinde busanzwe butuwe n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 450. Aho waba uri hose ku isi ukavuga ijambo Ubushinwa cyangwa Ubuhinde, ikintu cya mbere abantu bahita batekereza ni umubyigano ukabije, ambutiyaje ndetse n'ibinyacumi by'amamiliyoni y'abantu bahora banyuranamo amasaha 24 ku yandi. Nyamara wavuga ibihugu byo muri Afurika nk'u Rwanda cyangwa Burundi, abantu bagahita bitekereza ahantu hari imisozi miremire myinshi cyane idatuwe, amashyamba, ibibaya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nyamara igitangaje ni uko u Rwanda ari igihugu cya 25 ku isi hose mu bihugu bifite abaturage babaye mu mubyigano ukabije. Kuri uru rutonde u Rwanda rubarizwa imbere y'Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa muri rusange, utabaza umujyi ku wundi. Kugeza ubu Monaco nicyo gihugu bibarwa ko gituye n'abaturage benshi kandi ku butaka buto cyane. Muri iki gihugu byibura abaturage 18,000 nibo bagiye batuye muri buri kilometero kare kimwe gusa, kandi ni nacyo gihugu gito cyane mu bihugu bibarizwa mu muryango wa UN usanzwe ubarizwamo ibihugu birenga 193. Iki gihugu gituye n'abaturage barenga 36,000 gusa ku butaka bungana na kilometero kare 2 gusa. Ibi byose bishatse kuvuga ko kuba igihugu gituye n'abantu benshi nta hantu bihuriye no kuba babayeho mu mubyigano ukabije cyane. Byumve neza ko igihugu cy'Ubuhinde kibarizwa ku mwanya wa 31 ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage babayeho mu mubyigano ukabije, ni nyuma gato y'igihugu nk'u Burundi kibarizwa ku mwanya wa 29 kuri uru rutonde. Muri iki kiganiro rero tugiye gutemberana mu duce tugiye dutandukanye mu mijyi 20 hirya no hino ku isi hose, aho abantu babayeho mu mubyigano ukabije cyane mu bucucike buri ku rwego rwo hejuru, kandi nanone ikigero cyabwo kikaba kiri kurushaho kuzamuka umunsi ku munsi. Aha ni ahantu abantu babayeho mu buryo utakwizera na gato, ku buryo wagira ngo ni nka filimi. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Duhereye ku mwanya wa 20 turasanga umujyi wa Hong Kong. Uyu mujyi uteretse ku buso bungana na kilometero kare 1108, hakaba hatuye abaturage basaga miliyoni 7,400. Aba bose babayo mu buryo bwegeranye cyane ku buryo niyo witegereje mu mihanda yaho aricyo kintu cya mbere uhita ubona. Abantu benshi baba banyuranamo kandi ubona bahuze cyane. Buri mugore utuye muri uyu mujyi byibuze abarirwa urubyaro rwa 0.77, ariko ibi byose bisa nkaho ntacyo bivuze kuko abahatuye bakomeza kwiyongera umunsi ku munsi, ndetse barwa ko muri 2041 uyu mujyi uzaba utuye n'abarenga miliyoni 8,469. Muri icyo gihe kandi abazaba bahatuye bose 30% bazaba barengeje imyaka 65. Muri buri kilometero kare kimwe gusa mu mujyi wa Hong Kong hagiye hatuye abaturage barenga 7,731,82. Aba bose bagiye batuye mu magorofa yo hejuru cyane yuko umujyi wa Hong Kong ibarizwa mu myanya y'imbere mu kugira imiturirwa miremire kurenza indi mijyi yose ku isi. Nubwo bimeze bityo abahatuye bose ntacyo bibatwaye cyane yuko aba bose baba bahugiye mu kazi, abandi baraje muri uyu mujyi kuryoshya birira ku mafaranga bavunikiye, kuko Hong Kong ni umujyi ubarizwa imbere mu bwiza butagereranywa bw'ibikorwa remezo byose bihubatse, yaba inganda z'ibikoresho bigiye bitandukanye cyangwa amahoteli y'inyenyeri 5 yagenewe abahirwe gusa. Ku mwanya wa 19 turasanga umujyi wa Guangzhou mu Bushinwa. Uyu mujyi uherereye mu birometero 120 mu majyaruguru y'umujyi wa Hong Kong. Aha ho ntabwo hatuye abantu benshi cyane, ariko hari amahirwe menshi cyane yuko mu minsi iri imbere ariwo mujyi uzaba urimo umubyigano uteye ubwoba kurenza ahandi hose kuri uyu mubumbe. Muri uyu mujyi abaturage 2,000 nibo bagiye batuye ku butaka bwa kilometero kare imwe gusa, naho uyu mujyi ukaba uteretse ku buso bwa kilometero kare 7,434 n'ibice 4. Uyu mujyi ufite amateka maremare kandi ashamaje, wamenyekanye cyane mu itangazamakuru kubera insengero zubatse mu buryo budasanzwe kandi bugezweho n'izindi nyubako z'agataraboneka zigiye zifite amashusho utasanga ahandi ku isi. Zimwe muri zo ni ibigo by'amashuri, ama-university ya mbere ahenze mu Bushinwa bwose, wongeyeho nuko ibyiza by'uyu mujyi birushaho kwiyongera umunsi ku munsi, bikaba bikomeza gukururira abantu amamiliyoni rero kuba batura muri uyu mujyi. Ku mwanya wa 18 ku rutonde rw'imijyi 20 aho abantu babayo mu mubyigano ukabije cyane, tuhasanga umujyi witwa Kathmandu muri Nepal. Uyu ni wo murwa mukuru wa Nepal ndetse ni nawo mujyi utuye n'abantu benshi muri iki gihugu giherereye mu majyepfo ya Aziya. Kathmandu ni umwe mu mijyi yubatswe mu bihe bya kera cyane, kandi muri icyo gihe cyose abahatuye bagakomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Uyu mujyi watangiye kubakwa mu kinyejana cya 2 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, ndetse ni naho habaga umuryango w'ibwami. Byumvikane ko ibiri muri uyu mujyi bihenze cyane kuko ibyinshi byahoze bikoreshwa n'abavukaga mu miryango y'ibwami.
Inyubako zose ziri muri aka gace zubatswe mu buryo butangaje cyane, ari nabwo bubakagamo mu bihe bya kera, cyane cyane mu bice byo muri Aziya. Ibi rero bituma hasurwa n'abantu ibihumbi byinshi cyane bituruka hirya no hino ku isi hose, bibinjiriza amafaranga atari make. Bamwe mu basura uyu mujyi rero hari abahitamo kuhaguma akaba ariho bibera kubera uburyo hishimirwa na buri wese uhageze. Ku mwanya wa 17 turasanga Kibera muri Nairobi, hano hirya muri Kenya. Ni ibirometero 6 gusa uturutse mu mujyi hagati wa Nairobi. Aha niho hari akajagari gatuyemo abantu benshi cyane muri Afurika yose, bose bahuriye ku kuba bafite amikoro make. Ibaze ko kubera umubyigano hari nta muntu uzi neza umubare w'abantu bahatuye. Gusa abagereranya bavuga ko hatuye abarenga miliyoni 2 naho abarenga 250 akaba aribo bagiye batuye muri buri kilometero kare kimwe gusa. Uyu mubyigano uri ku kigero kirenze igiteye ubwoba. Ibaze ko aba bose barenga miliyoni 2 batuye ku butaka bungana na 6% k'ubutaka bwose bw'umujyi wa Nairobi, apana ubw'igihugu cyose cya Kenya. Bibarwa ko byibura abenshi mu batuye muri aka gace nta kazi bagira, ndetse n'abagafite binjiza amafaranga y'u Rwanda ari munsi y'inoti ya 2 ku munsi. Iyi niyo mpamvu rero abatuye muri aka gace ikintu bita matora bacyumva mu nkuru, kuko no kukibona byabagora kuko nta televiziyo ziba muri aka gace. Byumve neza ko abahatuye barara babyigana kandi mu mwanya muto ushoboka. Umenya ariyo mpamvu 12% ko abahatuye bose bafite indwara ya sida kandi gikomeza kwiyongera muri bo. Muri aba bose 20% nibo bafite umuriro w'amashanyarazi bonyine. Kimwe mu bintu bya mbere rero bitaboneka muri aka gace ni amazi meza cyangwa agerageza kuba meza. Ayo bakoresha yose aba yuzuyemo umwanda, ariyo mpamvu abenshi mu bahatuye bakunze kurwara indwara ziterwa n'umwanda nka typhoid cyangwa kolera. Kandi kirenzeho nk'uko ubibona nta vuriro na rimwe riri muri aka gace. Ubyumve neza ko no kubona ubwiherero ari ikibazo gikomeye cyane. Ibaze ko byibura ingo zirenga 50 abazibamo bose basangira ubwiherero bumwe gusa. Byumvikane neza ko isuku yayo ikiri ikibazo gikomeye cyane. Ku mwanya wa 16 turasanga umujyi wa Vijayawada mu Buhinde. Uyu ni wo mujyi wa kabiri mu bunini mu gace kitwa Andhra Pradesh, ukaba uri ku mwanya wa 42 mu bunini mu mijyi yose iri mu gihugu cy'Ubuhinde. Tugendeye kuri raporo ya Oxford Economics, umujyi wa Vijayawada uboneka ku rutonde rw'imijyi 10 ya mbere iri guturwamo n'abantu benshi cyane, bigatuma bakomeza kubaho bacucitse. Kugeza ubu muri buri kilometero kare kimwe gusa cy'uyu mujyi hagiye hatuyemo abaturage barenga 17,000, kandi umunsi ku munsi uyu mubare urushaho kwiyongera. Gusa ariko nanone uyu mujyi uri mu bintu bya mbere bizamura ubukungu bw'igihugu cy'Ubuhinde, kubera ko usurwa n'abakerarugendo benshi cyane baturuka imihanda yose baje gusura urusengero rw'akataraboneka ruberamo ibitangaza rw'Abahinde. Abandi bakaza baje kureba ndetse no gusengera mu mugezi waho witiriwe ikigirwamana Krishna. Kubw'iyo mpamvu rero abenshi bahitamo kuhatura kugira ngo bajye bigumira hafi y'imigisha iboneka hafi y'umugezi w'ikigirwamana cyabo cyitwa Krishna. Ibi rero bigakomeza guteza umubyigano ukabije cyane muri uyu mujyi. Mu mijyi 20 ya mbere ku isi aho abantu babayeho babyigana, ku mwanya wa 15 turasanga Damascus muri Syria. Uyu mujyi ni umwe mu mijyi ya mbere yubatswe kera cyane, kuko bibarwa ko barubatswe mu myaka irenga 3000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bivuze ko uyu mujyi rero umaze imyaka irenga 5000. Mu mwaka wa muri 2022 Damascus yari ituwe n'abantu barenga 2,500,000. Muri 2004 uyu mujyi wari utuwe n'abasaga 2,700,000. Nyamara nubwo bimeze bityo uyu mujyi wabayemo intambara igihe kingana n'imyaka 13 yose. Ariko muri icyo gihe cyose ntabwo abantu bigeze bahunga uyu mujyi ku bwinshi nk'uko ahandi bimera iyo habaye intambara. Ngiyi mpamvu rero uyu mujyi wa Damascus ubarizwa imbere ku rutonde rw'imijyi ya mbere ibonekamo imibereho myiza ku isi hose. Ibaze nawe umujyi wamaze imyaka 13 ujugunywamo bombe, imiziki yarasimbuye n'urusaku rw'amasasu barimbura buri kimwe cyose. Ariko uyu munsi muri buri kilometero kare kimwe gusa hakaba hatuye abarenga 24,000. Damascus ni umwe mu mijyi ya mbere ifite amateka kandi isurwa cyane ku isi hose. Muri uyu mujyi hari umusigiti wahawe izina rya Umayyad, akaba ari umwe mu misigiti minini cyane ku isi kandi umaze igihe kinini. Si ibyo gusa kuko muri uyu mujyi ni naho Sawuli wa wundi uvugwa muri Bibiliya yaherewe izina rya Paul. Abasomyi ba Bibiliya ubwo basanzwe babizi. Damascus hari n'isoko ryitwa Al-Hamidiya Souk. Niryo soko rimaze ibinyejana byinshi cyane ribayeho. N'inyubako zaho inyinshi nizubatswe kera cyane, kandi hafi ya zose zibitse amateka y'imyemerere igiye itandukanye. Bigatuma rero abantu benshi bahitamo kwibera muri uyu mujyi. Ku mwanya wa 14 turasanga umujyi wa Levallois-Perret mu Bufaransa. Ni muri mayire enye gusa uturutse mu murwa mukuru Paris hagati. Uyu akaba ari umujyi wa mbere rero utuwe n'abantu benshi babayeho babyigana kurenza ahandi hose mu Burayi. Muri buri kilometero kare kimwe gusa hagiye hatuye abaturage barenga 28,000. Nyamara nubwo bimeze bityo Levallois-Perret ni umwe mu mijyi ya mbere mu Bufaransa bigoye kubamo, kubera ko ubuzima bwabo burahenze cyane, ahanini bikaba biterwa n'uko wegereye umurwa mukuru Paris.
uyu mujyi wamenyekanye mu gukora parufe za mbere zikunzwe mu Bufaransa ndetse n'ubworozi bw'inzuki, bigatuma rero ariho hava ubuki bwinshi bwoherezwa mu bice byose byo mu Bufaransa. Guhera mu kinyejana cya 19 ndetse no mu cya 20 nibwo uyu mujyi watangiye guturwa n'abantu benshi, cyane cyane abakorera mu mujyi wa Paris, kubera ko urugendo bakora bajya ku kazi ari ruto cyane kandi mu binyabiziga bigezweho nka gari ya moshi. Ikindi cyatumye haturwa cyane ni inganda nyinshi zahashyizwe zirimo iz'imyenda, amaparufe n'izikora ibyuma bigiye bitandukanye ndetse n'amamashini akora imirimo myinshi cyane. Ibi byose ni ibyakomeje gutuma abantu bahishimira bakatura ku bwinshi. Ku mwanya wa 13 turasanga umujyi wa Karachi muri Pakistan. Uyu ni umujyi munini kandi utuye n'abantu benshi cyane muri iki gihugu cya Pakistan. Byumve neza ko uyu mujyi uruta n'umurwa mukuru w'iki gihugu Islamabad. Umujyi wa Karachi uri mu mijyi 12 ya mbere minini cyane ku isi hose. Uyu mujyi utuye n'abaturage barenga miliyoni 20, naho muri buri kilometero kare kimwe gusa hagiye hatuye abaturage barenga 24,000. Uko abaturage baho bakomeza kwiyongera ni nako hakomeza kubakwa amazu twavuga ko aciriritse, kubera ko abenshi mu bahimukira ni abakene babashe kuhashaka ubuzima. Ngiyo impamvu rero 50% ko abaturage baho bose bahatuye baba mu tuzu tujagaraye cyane tugiye tugerekeranyije, ku buryo ubona ko ikirere kirakaye imvura yadukusanyiriza rimwe ikatumanukana. Gusa ariko nubwo bimeze bityo, hagiye hanubatse imiturirwa ya mbere ihenze nk'itangirwamo amaserivisi agiye atandukanye nk'amahoteli cyangwa amavuriro. Byumve neza ko umusaruro mbumbe w'uyu mujyi gusa ari biliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Byumvikane neza ko uyu mujyi bari igihugu cyaba ari cya 55 gikize cyane ku isi hose, mbere gato y'ibihugu nka Algeria, Kenya, Ukraine, Morocco, Tanzania n'ibindi byinshi cyane birimo n'u Rwanda. Ku mwanya wa 12 turasanga Kolkata mu Buhinde. Uyu ni umujyi wa gatatu utuwe n'abantu benshi cyane mu Buhinde bwose. Muri buri kilometero kare kimwe gusa hagiye hatuye abaturage barenga 24,000. Abahatuye bose uyu munsi barenga miliyoni 14, nyamara mu 1950 uyu mujyi wari utuwe n'abantu miliyoni 4 gusa. Bivuze ko byibura muri buri mwaka abahatuye biyongeraho 1.55 ku ijana. Nk'ubu abahatuye biyongereho 237 ugereranyije n'abari bahatuye mu mwaka washize. Ubikurikiranye neza rero uburyo barushaho kwiyongera umunsi ku munsi, ubona ko byibura muri 2035 uyu mujyi uzaba utuwe n'abaturage barenga miliyoni 20, bose bazaba babayeho mu bucucike buteye ubwoba, kubera ko uyu mujyi uri ku buso bungana n'ibirometero kare 205 gusa. Kugira ngo mwumvishe ikigero bizaba biriho rero, ni nk'uko abaturage bangana na miliyoni 20 bose batura ku butaka bungana na 1/2 cy'akarere ka Gasabo. Ibaze nawe byonyine niyo abanyarwanda bose basanzwe batageze muri miliyoni 15 batura mu mujyi wa Kigali wose, byaba bindi. Ibaze rero babaye miliyoni 20 muri 1/2 cy'akarere ka Gasabo, ni wazajya ubona nawe ukandagira kubera ubwinshi bw'abantu. Ku mwanya wa 11 turasanga umujyi wa Gothenburg muri leta ya New Jersey muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu ni umujyi wa mbere utuwe n'abantu benshi babayeho bacucitse kurenza ahandi hose muri Amerika. Nyamara nubwo bimeze bityo, uyu mujyi ni muto cyane. Ubyumve neza ko uri ku buso bungana na 1/2 cy'ikilometero kare kimwe gusa. Hakaba hatuye abaturage rero basaga 11,000 bose babayeho babyigana, kuko ubutaka ni buto cyane bishoboka. Ese kubera iki ahantu nk'aha hakwipakira abantu 1000 bingana gutya? Kimwe mu bintu bya mbere rero bishobora kuba bitera umubyigano muri uyu mujyi ni inyubako nziza zihubatse kandi zishobora kuba zikodeshwa amafaranga make cyane ugereranyije n'utundi duce muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ku rutonde rw'imijyi 20 ya mbere ku isi aho abantu babayeho babyigana kurenza ahandi hose, ku mwanya wa 10 tuhasanga Hudson River muri New Jersey, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mujyi ntabwo utuye n'abantu benshi, ariko 1/5 cy'abahatuye bose bibera mu nyubako ndende zihari zitwa Galaxy Tower, zirimo amacumbi ibihumbi byinshi cyane. Umubare w'abatuye uyu mujyi rero biyongera umunsi ku munsi, ariko n'ubundi abenshi babaje kwibera muri aya mazu, cyane ko n'ubundi yubatswe kugira ngo azifashishwe mu kugabanya ubucucike bw'amazu yari kuba hubatswe yegeranye cyane. Muri aya mazu harimo amaduka, piscine, amagym n'ibindi byose byakenerwa ngo umuntu abemo igihe kinini bitamusabye gusohoka ngo ajye kubigura hanze mu zindi nyubako. Ari nabyo bituma benshi rero bahishimira bagahitamo kuhibera. Ku mwanya wa 9 turasanga umujyi wa Dhaka muri Bangladesh. Uyu ni wo mujyi utuye n'abantu benshi cyane mu gihugu cyose cya Bangladesh. Utuye n'abaturage basaga miliyoni 23 ku butaka bungana na kilometero kare 300 gusa. Muri uyu mujyi byibura muri buri kilometero kare kimwe hagiye hatuye abaturage barenga 47,000. Nubwo bacucitse cyane ariko aba biyongera umunsi ku munsi, bisa nkaho nta gahunda bafite yo kugabanuka. Nk'ubu mu 1950 aka gace karimo abaturage 335,760 aribo baje kwikubakuba baba miliyoni 18 muri 2016, none umunsi bageze kuri miliyoni 23.
bibarwa ko byibura muri buri mwaka abatuye biyongeraho 3%, ni abasaga 726,36. Tutabaze yuko ibi bishobora kwiyongera bikomeje gutya mu mwaka wo muri 2035 hazaba hatuye abaturage barenga miliyoni 32. Ibaze nawe abaturage basaga miliyoni 32 zose gutura ku butaka bungana nk'ubwa Kicukiro bwihuje n'ubwa Nyarugenge. Mu mujyi wa Dhaka niho hava 1/5 cy'ubukungu bwose buva mu bikorwa byose bikorerwa mu gihugu cya Bangladesh. Bivuze ko rero abatuye hirya no hino ku isi b'abashomeri hariho hantu hambere ku isi haboneka akazi byihuse kubera ko habarizwa inganda nyinshi ziba zikeneye abantu benshi bazikoramo, ari nayo mpamvu abatuye hafi ya bose ari abaje kwishakira imibereho. Gusa ariko buriya ahantu haba abantu benshi kandi ari hato bikunze gukurura umwanda ndetse yayindi yanduza ikirere ndetse n'amazi. Wongeyeho nuko guhagarara muri uyu mujyi n'umuntu muri kumwe ntiyakuvugisha ngo uzamwumve kubera urusaku ruba ruhari rusa nk'ururyana mu matwi ku batararumenyereye. Aba rero babaje muri uyu mujyi baba bakeneye aho kuba. Iyo bakomeje kwiyongera cyane rero nibwo usanga hubatswe inyubako gihubuhubu kugira ngo bakore amafaranga bakazashiduka zibaguyeho kubera ko nta mwimerere zigeze zubakanwa. Byumve neza ko muri uyu mujyi wa Dhaka kubera ambutiyaje ikabije cyane, kugenda mu modoka n'ukwanga kwitera ivumbi no kugenda ku zuba, naho ubundi uri kugenda n'amaguru gutanga kugera iyo ujya. Ku mwanya wa 8 turasanga umujyi wa St George Tennod mu Bubiligi. Ububiligi ntago ari igihugu kinini nta nubwo gituwe n'abantu benshi cyane ubaze muri rusange, ariko hari ahantu hatuye abantu babayeho bacucitse cyane ku buryo hasi imbere ku rwego rw'isi yose. Ni St George Tennod, agace gaherereye mu murwa mukuru i Brussels. Muri aka gace muri buri kilometero kare kimwe gusa hagiye hatuye abaturage 23,234. Aba bose ni abasanzwe bakorera mu murwa mukuru w'iki gihugu ariko bakaba barahisemo kwibera muri aka gace kubera ko biborohereza mu ngendo bakora berekeza ku kazi. Abatuye abenshi ni abanyapolitiki, abanyeshuri, abakozi ba leta muri rusange ndetse n'abashoramari birirwa i Brussels bagataha muri aka gace. Ku mwanya wa 7 turasanga umujyi wa Melbourne muri Philippines. Uyu mujyi uherereye mu majyaruguru ya Manila. Umujyi wa Melbourne uri ku buso bungana na kilometero kare 15 n'ibice 71. Aha hose hatuye abaturage bagera ku 380,522. Byumvikane ko muri buri kilometero kare kimwe gusa hagiye hatuye abaturage 24,000. Ibaze ko hari umubyigano ungana gutya nyamara igice kinini cy'ubutaka bwaho bwose cyuzuyemo inganda. Ku mwanya wa 6 mu mijyi ya mbere ibamo ubucucike bukabije tuhasanga umujyi wa Bangkok muri Hong Kong. Aka niko gace ka mbere gatuyemo abantu benshi cyane muri Hong Kong yose. Byumve neza ko uyu ari wo mujyi wa mbere ku isi aho abantu babayeho bahuze cyane nta mwanya na muto bafite wo gupfusha ubusa. Ibaze ko iyo uri muri uyu mujyi ikintu cya mbere ubona ni ukubona abantu benshi cyane banyuranamo. Biragoye cyane kubona umuntu wicaye aryamye cyangwa ngo ubone abantu babiri bari kugenda baganira. Ibyo muri uyu mujyi ntibihaba. Abantu benshi bazi ko umujyi wa mbere ubamo umubyigano ukabije cyane mu bice bya Aziya ari Manila kubera ko muri buri kilometero kare kimwe gusa haba habarizwa 73,920. Nyamara ibi ni ukwishuka gukomeye cyane kuko muri aka gace ka Bangkok byibura abantu 130 nibo bagiye batuye muri buri kilometero kare kimwe gusa. Ni intera ndende ugereranyije n'indi mijyi igaragaramo ubucucike bukabije cyane ku isi hose nka Sydney muri Australia kuko muri buri kilometero kare kimwe gusa hagiye habarizwa abantu 8,000 gusa. Byumve neza ko umubyigano uba muri Bangkok uko by'inshuro zigera kuri 12 zose uba mu mujyi wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tabyumva nabi nyamureka ukagira ngo Washington DC habarizwa abantu bake. Abagezeyo barabizi neza ko haba ubucucike bukabije cyane kuko byibura muri mayiro karimwe gusa hagiye hatuye abaturage barenga 11,000. Muri Bangkok ahantu hose haba huzuye abantu, ambutiyaje mu mihanda zimwe zimara amasaha 28 n'ahagenewe abanyamaguru kandi naho ni ukugenda ubyigana n'abantu kandi nabwo uba umeze nk'uri mu ruganda kubera urusaku ruba ruhari. Nyamara nubwo bimeze bityo ngo kuba muri uyu mujyi birahenze cyane. Ku mwanya wa 5 turasanga Lucinia Favela muri Brazil. Uyu mujyi uherereye mu gace ka Rio de Janeiro, akaba ari wo mujyi wa mbere utuyemo abantu benshi babayo babyigana kandi bafite amikoro make. Twirengagije ubucucike bwaho ubuzima bw'abatuye bose buri mu kaga gakomeye cyane kuko imyubakire yaho nta mwimerere. Ni utuzu duto twinshi cyane tugiye tugerekeranye mu buryo bushagaraye ku buryo ubona ko byateza impanuka ihitana ubuzima bw'abahatuye. Ikindi kandi aya mazu yose ubona yubatse ku musozi umwe gusa aho muri buri kilometero kare kimwe gusa habarizwa 48,000. Gusa nubwo ubona hubatse gutya ntabwo abatuye bose bafite amikoro make, harimo n'abadafite ibibazo by'amafaranga. Guturuka ku miriro y'amashanyarazi, amazi, amashuri ndetse n'amafarumasi buri kimwe kiyaboneka cyose kiraciriritse, ariko nanone abahatuye baraziranye bose kandi babayeho bishimye.
Ku mwanya wa kane turasanga umujyi wa Marray Island muri Maldives, ni mu majyepfo ya Aziya hagati mu nyanja y'Abahinde. Iki gihugu kiri mu bihugu bya mbere bifite abaturage babayeho bisanzuye ku kijyanye n'umubyigano uboneka mu bindi bihugu. Byumve neza ko kiri ku mwanya w'173 ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage babayeho bacucitse cyane. Kuba kiri mu nyanja rero bituma benshi batekereza ko ari ahantu heza hatuje hagenewe abaherwe n'ibyamamare mu gihe baba bafashe akaruhuko ngo barye ku mafaranga. Nyamara umurwa mukuru w'iki gihugu ari wo Marray utuye n'abarenga 1/3 cy'abaturage bose ba Maldives. Ni abaturage 211,000 bari mu mujyi urambitse ku buso bwa kilometero kare 8. Byumvikane ko bacucitse ku kigero cyo hejuru, utabarema baza kuhatemberera babarirwa mu magana y'ibihumbi byinshi cyane, baza bakahamara amezi nk'6 cyangwa arenga. Ku mwanya wa gatatu turasanga umujyi wa Karen Wild City. Kuva isi yaremwa uyu niwo mujyi wa mbere wabayeho umubyigano ukabije cyane ku kigero kirenze igiteye ubwoba. Uyu mujyi wabayeho kuva mu 1950 kugeza mu 1993, hari mu majyaruguru ya Hong Kong. Bibarwa ko byibura muri uyu mujyi muri buri kilometero kare kimwe gusa hari hatuye abaturage bagera kuri 1,900,000. Ibi nkubwira ni inkuru mamo nagara amakabya nkuru. Umujyi witwaga Karen Wild City wari ku buso bungana na kilometero kare 0.026, nyamara hari hatuye abarenga 50,000. Yari amazu mato cyane asaga 300 yari yubatse mu buryo bugiye bufatanye, ku buryo kugera iwawe byasabaga guca mu ngo z'abandi byibura zigera kuri 50, kandi nabwo zose zarasaga. Hari n'igihe abagendaga iyo bagarukaga byabasabaga amasaha nk'abiri kugira ngo bamenye inzu yabo bwite, kubera ko zose zarasaga. Muri uyu mujyi nta tegeko nta buyobozi bwari buhari, nta mabwiriza bagenderagaho. Uyu mujyi ubwawo warigengaga, ntago amategeko y'igihugu cyo mu Bushinwa yahageraga kuko nta mupolisi, umuyobozi cyangwa inzego z'umutekano izo arizo zose zahabaga. Hari haramenyekanye nk'ahantu hiberaga abagabo bacuruzaga ibiyobyabwenge byinshi cyane kurenza ahandi hose muri Aziya. Kuba polisi itarageraga si uko itari ihazi, ahubwo yarahatinyaga. Aha leta yari yarahise umujyi w'umwijima, Dark City. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, mwimbere hari harimo amashuri, amavuriro, inganda ntoya, amaduka, ku buryo nta kintu na kimwe cyabasabaga gusohoka ngo bajye kubigura hanze. Guturuka ku baganga n'abarimu bose bahabaga, bose nta n'umwe wari waratumwe na leta, ahubwo ibyo bakoraga byose byari nko kwideburiya. Mu 1993 leta y'Ubushinwa yabonye ko ibi byafashe indi ntera byakabije cyane, yifashisha intwaro za gisirikare irahasenya burundu, none uyu munsi hahindutse parike. Ibyo uyu mujyi bamwe babyumvishe bagira ngo ni nka filime za zindi z'Abahinde. Ku mwanya wa kabiri turasanga umujyi wa Manila muri Philippines. Manila ni wo mujyi ufatwa nk'uwa mbere ku isi ubamo abantu babayeho begeranye cyane bikabije, kuko bibarwa ko uyu mujyi utuye n'abaturage basaga 21,300,000 bahora biyongeraho 1.8%. Muri buri kilometero kare hajya hatuye abaturage bagera ku 73,920. Mu buryo budasubirwaho umujyi wa Manila ni umwe mu mijyi ya mbere yubatswe kera cyane, ndetse ufite amateka akomeye cyane cyane mu bijyanye nk'ubucuruzi, aho mu myaka yashize yari nk'ikiraro cyahuzaga Abanyaziya n'Abanyamerika bari batuye muri Espagne icyo gihe. Mu mijyi 20 ya mbere ku isi aho abantu babayeho babyigana kurenza ahandi hose, ku mwanya wa mbere turasanga umujyi wa Mumbai mu Buhinde. Uyu niwo mujyi wa mbere utuye n'abantu benshi cyane kandi babayeho bacucitse kurenza ahandi hose ku isi. Muri uyu mujyi habarizwa abantu 21,600,000, nabo biyongera ku bwinshi buri mwaka. Umwaka ushize abari bahatuye biyongereye 376,632 ugereranyije n'abahatuye uyu munsi. Bivuze ko buri mwaka biyongera ku kigero cya 1.77%. Ibaze ko mu 1950 Mumbai yari ituye n'abaturage 3,088,000 byonyine. Nibyo byaje kuvamo 21,600,000, hafi 22,000,000 uyu munsi. Bibarwa ko uyu muvuduko ukomeje gutya byibura mu mwaka wo muri 2035 hazaba habarizwa abarenga 28,000,000. Ni mu gihe uyu munsi mu mujyi wa Mumbai muri buri kilometero kare hajya hatuye abaturage barenga 73,000. Nubwo uyu mujyi wuzuye imiturirwa kataraboneka imwe ikora ku bicu, bibarwa ko byibura 71.3% by'abahatuye bose ari abakene bamwe bo ku rwego rwo hejuru, kuko abenshi baba batuye mu tuzu duto duto twinshi cyane twubakishije amabati ndetse n'imbaho tugiye dufatanye. Ni abaturage basaga 9,000,000, hafi 1/2 cy'abatuye mu Mumbai yose. Abenshi muri bo naba baraje gushaka akazi muri uyu mujyi, abandi baraje mu bucuruzi. Ese wowe ubona kwiyongera k'ubucucike mu mijyi igiye itandukanye bizagarukira he mu by'ukuri? Mudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye ino video munyuze muri comment. Ibiganiro nk'ibi kandi mubikurikirana no mu mashusho magufi cyane ku rubuga rwa TikTok.
ni Aime Christian 01. kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.